ikiganza cye cy'iburyo, ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera abizanishije agakiza ku Rwanda. Urimbira Uwiteka. Yego, hari mbona bacanye amatoroshi, nawe wabikora. Tugira ibiganza gutya twese, wacana itoroshi yawe nawe telefone yawe, kw'Imana yazanye urumuri mu gihugu cyacu. That's prophetic. Urimbira Uwiteka indirimbo nshya. Hallelujah. Imana tuzaniye umucyo mu gihugu cyacu. Hallelujah. Yibutse imbabazi ze, yibutse umurava we, abigirira igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abo ku mpera z'isi bose, abo ku mpera z'isi bose babonye agakiza kacu, bati koko u Rwanda rufite, bati koko, haleluya. Yibutse imbabazi ze, yibutse imbabazi ze, yibutse umurava we, abigirira igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abo babonye bati haleluya, bati koko, haleluya. Ese wazamura isengesho ryawe ukanyura uzamuye ibiganza gutyo, ukazamura isengesho ryawe ugashima ko yagiriye neza igihugu cyacu, yatugiriye imbabazi, yatugiriye ubuntu, yaradukunze. Haleluya. Banyarwanda mwe mwese, Banyarwanda mwe mwese, uhaguruke tu